Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Irideforce Official. Nk'ibisanzwe ni wa muhungu wanyu Irideforce ubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga, by'umwihariko mu gukoresha telefone za smartphone. Mbanje kubiseguraho kuba nari maze igihe ntagaragara kubera ikibazo cy'ibyuma byacu twakoreshaga byagize ikibazo. So from now I'm back. Ndashimira abantu twabanye muri uriya mwaka wa 2024 by'umwihariko bamaze gukora subscribe kuri iyi channel. So muri uyu mwaka wa 2025 ni udushya twishi. Nanashishikariza wowe utarakora subscribe ubonye iyi channel bwa mbere ya Irideforce Official gukora subscribe, like, share kugira ngo n'inshuti zawe zimenye iyi channel zihigire byinshi, ndetse ukande ku nzogera nk'ikintu cy'ingenzi kugira ngo buri video yose nshyizeho uzajye uhita uyibona direct nkimara kuyishyiraho. Ukore kuri comment, utwandikire ikibazo, igitekerezo cyangwa se inyunganizi. Ushobora kuba ufite igitekerezo cy'ikintu runaka ukatwandikira ukavuga ngo muzankorere kuri iki. We are here for you. Turi hano kubera mwebwe. So tudatinze rero nk'uko bisanzwe dukoresha ibintu by'ikoranabuhanga, uyu munsi tugiye kurebera hamwe application yacu izagufasha kubona telefone yawe mu gihe wayibuze, wayitaye ahantu utabona, cyangwa se umwana yayishyize mu nzu aho utabona. Ushobora kuba uri mu kazi kakakubana kenshi, telefone yawe ukayirambika ahantu ntiwibuke ahantu wayishyize, cyangwa se ukaba uri mu rugo nk'umwana agafata telefone yawe arimo ayikinisha ntumenye ahantu yayihishe, nta n'amayinite ufite cyangwa nta n'indi telefone ufite kugira ngo uyihamagare umenye aho iherereye. Iyi ni application rero izagufasha kubona telefone yawe bitagusabye kuyihamagara, ahubwo ukomye mu mashyi gusa telefone yawe ugahita uyumva aho iherereye ndetse ukanayibona. Tudatinze rero reka dutangire turebere hamwe uko bikorwa. Ndabizi ubu wowe uri kunyumva uhita utekereza ko bidashoboka, ariko mu isi y'ikoranabuhanga tugezemo 2025 ibyo byose birashoboka, kandi ndi hano kugira ngo mbagezeho utwo dushya twose tw'ikoranabuhanga. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri Irideforce Official, ugakora ku nzogera kugira ngo buri video yose nkoze izajye ikugereraho igihe, ndetse ukoreshe share uyihe n'abandi bantu nabo biyungura ubumenyi, like, ndetse nimba ari n'igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo ufite ubiduhe muri comment. Tudatinze reka turebere hamwe uko bikorwa. Nk'ibisanzwe turaza gukenera data cyangwa se megabyte zo gukoresha kugira ngo tubone uko tudownloadinga application yacu. Nimba uzifite, fungura connection yawe dutangire tugendane. Nk'ibisanzwe uraza muri Play Store yawe uyikoreho, numara kuyikoraho urahita uza hano muri search ya Play Store yawe, uraza gusanga imeze gutya, nurangiza ukoreho, urahita uza hano bandika ushakisha application, uraza ukoreho wandike find lost phone, uko byanditse find lost phone, gutya uko byanditse, ngira ngo buri wese arabibona. Find lost phone, uko byanditse. Nurangiza ukore search, tegereze
baraguha ama application menshi kandi yose yanditseho find lost phone. Uraza dore izi zose ni find my phone, find my phone, find my phone. Twebwe application turi buze gukenera ni iyi ngiyi, tuzagukenera find my phone by Clap iri mu ibara ry'ubururu, irimo telefone ndetse n'ibiganza bibiri. Numara kuyibona urayikoraho. Urabona ko njye namaze kuyishyira muri telefone yanjye, niyo mpamvu bari kumbwira open, ariko wowe kuko uri mushya ari ubwa mbere uba ugiye kuyishyira muri telefone yawe, uraza gusanga handitse install. Numara kuyibona urakora hano kuri install. Kuri install urindire bitewe na connection ufite telefone yawe i-downloading application ya Find My Phone by Clap. Ndizera yuko buri wese yamaze kubona open muri telefone yiwe. Nimba wamaze kubona open kuri ya application yacu twarimo downloading, kora hano kuri open. Aha, numara gukoraho utegereze akanya gato. Turarindira akanya gato ibanze initializing language. Aha, urabona yuko yamaze kurangiza ku initializinga indimi zose yemerewe gukoresha. So icyo uri bukore, uraza ukore hano next. Uraza ukore hano kuri next, ukoreho, bakuzanira aka kantu kandi wongere ukore next. Wongere ukore next, bakuzanire nanone next, wongere ukore kuri next, uyikoreho. Nugera aha ngaha urahita uza ukore hano kuri start now. Uraza ukoreho, utegereze akanya gato. Nkwibutsa gukora subscribe nimba uri mushya kuri iyi channel ya Irideforce Official, like, share na comment, ndetse ukibuka no gukora ku nzogera kugira ngo video zose zacu z'ubutaha zaze kugereraho igihe. So numara gukora, nibimara gufunguka urahita uza ukora hano kuri start iri mu ibara ry'icyatsi kibisi. So uraza ukore kuri start. Nukora kuri start batakuzanira utu tuntu, kubera yuko izi application ziba zikoresha n'ama ad, kuko tuba tuzikoresha ku buntu. Uraza nibamara gushyiramo iyi ad, uraza wowe icyo ukora, uraza ukande kuri aka gasaraba kari mu nguni y'ibumoso kuri telefone yawe. Ibi ngibi ubikuremo, wongere utegereze akanya gato. Urindire akanya gato. Aha, urabona ko application yacu yafungutse. Ikimara gufunguka, ubu ngubu nibwo tuyinjiyemo, ntago turayemerera gukoresha bwa buryo bwacu. Barakwereka ibintu byinshi nifunguka, barakwereka ubu buryo, bakwereke ubu ndetse n'ubu. Ubu buryo bwa mbere ni uburyo ushobora kubonamo telefone yawe ukoresheje bwa buryo nababwiye bwo gukoma mu mashyi telefone yawe ugahita ubona aho iherereye. Ubu buryo bwa kabiri, ubu ni uburyo ushobora kuyibona noneho ukoresheje ijambo wayibwiye, ukarivuga telefone yawe igahita ikwereka aho iherereye. Ubu buryo bwa gatatu ni uburyo ushobora kuba uyifite mu mufuka, umuntu yayikoraho nabwo
ikakunotifikayinga cyangwa se ikabikubwira ko hari umuntu uyikozeho utabiherewe uburenganzira. Ubu buryo bwa nyuma bwo hasi ni uburyo ishobora kuba iri mu mufuka, umuntu yayikuramo telefone yawe igahita isona, ugahita umenya yuko telefone yawe hari umuntu ugiye kuyikoraho. So uyu munsi rero video nabateguriye tugiye guhera kuri ubu buryo bwa mbere, tuzakora video zose buri buryo bwose bw'iyi application tubuzenguruke tumenye ikintu cyose ikora. Turaza rero turebere hamwe ubu buryo bwacu bwa mbere, nibwo tugiye kureba uyu munsi, buzadufasha kubona telefone yacu dukomye mu mashyi mu gihe twayibuze iri mu rugo cyangwa se ku kazi ahantu tutabona. Icyo uzakora, uzaza uyikoreho. Sorry, ngewe yari ifunguye, kamanza nyifunge kugira ngo tugendane. Aha, turarindira akanya gatoya. Icyo uzakora, uzaza uyikoreho, uzaza ukore kuri ibi biganza bibiri kugira ngo tuyihe bwa buryo, turindire akanya gato. So urabona ko izaza ya mashyi yacu, sorry ya mashyi yacu azaza ariho akantu k'akazeru k'icyatsi kibisi. Ikindi kintu uzakora ukimara kwinjiramo hano, bazakwereka utuntu tune dutandukanye. Akambere bazakwereka aka kabiri bakwereke vibrate, custom sound, flashlight. Ubu ni uburyo uzasetingamo mu gushakisha telefone yawe, ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubu buryo butatu. Mu gushaka telefone yawe izakenera ijwi izavuga kugira ngo wumve ahantu iherereye. Izakenera flashlight kugira ngo nimba ari nijoro isone ariko inamurika uhita ubona ahantu iherereye, cyangwa se vibrate kugira ngo ushyiremo rya jwi rero izajya isona ugiye kuyireba, cyangwa se mu gihe urimo uyishakisha uzaza ukore hano kuri custom sound, uraza ukoreho. Aha, ugikoraho usanganirwa n'ijwi rya mbere ugomba gusetingamo kugira ngo rizajye rivuga urimo uyishaka. Ariko si iryo gusa ry'ubuntu ririmo, harimo n'iri ngiri rindi naryo wemerewe kurikoresha. Iri katurishyiramo naryo twumve. Aha naryo urumva ni irindi ry'ubuntu, ndetse hari n'irindi jwi twemerewe gukoresha ry'ubuntu tutishyuye, ari ryo ryiri. Katurikoreshe naryo twumve. Aha, ryo ni irindi jwi wakoresha ushaka telefone yawe, ndetse n'iri ngiri rindi. Aya ni amajwi y'ubuntu ushobora guhitamo rimwe ukoresha mu gihe urimo ushaka telefone yawe. Aya n'aya yandi ni amajwi, ariko aya majwi yandi yo ariho tuno tuboro uyafungura ari uko warebye adi yabo, kandi nabonye bigoye kugira ngo ifunguke, bisaba kuba warishyuye. So reka dukoresha aya ngaya, byanze bikunze icya mbere ni uko uzajya ubona ikikubwira ahantu telefone yawe iri. So kugira ngo uzabashe rero kuyibona nijoro, uraza ukore save rya jwi twamaze gushyiramo, urahita uza ukore hano kuri save kugira ngo rijyemo. Uraza ukore hano kuri save, ukore kuri ok, tegereza akanya gatoya. Nirimara kujyamo tukaba dushaka gushyiramo na flashlight, uraza ukore hano kuri flashlight, ahangaha, aha ukoreho. Naho baduha uburyo bubiri bw'ubuntu, hari flashlight 7 aribwo njye na setinze, na flashlight 9. So uraza ukore kubwo ushaka, nurangiza nanone ukore kuri umakinge sure yuko hano
wahagize onu hasa n'icyatsi kibisi, numara kubona ari onu urahita ugaruka ukore hano kuri save, na ya layiti yawe ibe igiyemo. Gusa ubu ngubu ntabwo turemerera apurikasiyo yacu kutwereka ahantu telefone yacu iri. So ikintu uzakora rero noneho kugira ngo ya apurikasiyo uyihe uburenganzira, uzaza ukoremo aha hagati, aha ngaha ngira ngo twese turahareba, uzaza ukoremo, barahita bakora ngo request permission, you need to give the app permission to work. So urabanza uze uyihe uburenganzira. Ikintu uzakora kugira ngo uyihe uburenganzira, urakora hano kuri got it, irahita ikuzanamo hano, urabona iyi ngiyi iralowed. Niturangiza dukore hano kuri tuyihe n'ubu burenganzira, aha ngaha urabona ko uburenganzira nabwo irabukeneye, turaza dukoreho. So nitumara kuyiha uburenganzira bwose yemerewe muri telefone yacu kugira ngo ikunde ikore, turaza dukore hano kuri continue, ngira ngo twese turahabona. Uraza ukore hano muri ibara ry'icyatsi kibisi handitse continue.